ndabasubije mu izina rya Yesu. Imana ikomeze kuba umugisha. Nitwa Shizirungu Elisa, nkaba nkora umurimo w'Imana mu kuramya no gucuranga. Nkaba mfite channel ariyo ayo mazina nababwiye yanjye bwite. Icyo nabasaba no kugira ngo mukore subscribe, share, comment cyangwa se like, bakomeza gufatanya gukora umurimo w'Imana. Imana ibamugishe. Imibabaro Yesu yagize i Karuvali, niho twakuye indirimbo zishimye. Imibabaro Yesu yagize i Karuvali, niho twakuye indirimbo zishimye. Yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo. Imibabaro Yesu yagize i Karuvali, niho twakuye indirimbo zishimye. Imibabaro Yesu yagize i Karuvali, niho twakuye indirimbo zishimye. Yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo. Yarakubiswe turababarirwa, yarabambwe turabamburwa. Yarakubiswe turababarirwa, yarabambwe turabamburwa. Yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo. Yadukunze na kiguzi twe dutanze, yarabikoze kubw'urukundo rwe. Imirimo yakorewe i Karuvali, niyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye. Yadukunze na kiguzi twe dutanze, yarabikoze kubw'urukundo rwe. Imirimo yakorewe i Karuvali, niyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye. Yadukunze na kiguzi twe dutanze, yarabikoze kubw'urukundo rwe. Imirimo yakorewe i Karuvali, niyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye. Muze mwibire mu maraso ya Yesu, murakira mubona amahoro. Muze mwibire mu maraso ya Yesu, murakira mubona amahoro. Muze mwibire mu maraso ya Yesu, murakira mubona amahoro. Muze mwibire mu maraso ya Yesu, murakira mubona amahoro. Muze mwibire mu maraso ya Yesu, murakira